Muraho bene data, bitewe n'ahantu uherereye, njye ugarutse merci. Ubushize twaraganira amagambo meza, ariko kandi nongeye guhabwa icyo ngomba kuganiriza namwe. Birashoboka ko umuntu atahita agaruka buri mwanya kubera ko ntitwiha turasaba. Iyo rero haje inspiration, umuntu aratekereza akaza agemuye. None nazanye ikindi kintu, twifashisha Bibiliya atari passage yo kugira ngo tubone icyo tuvuga. Icyambere ubutumwa bwiza niyo base y'ibyo tuvuga. Yesu Kristo kuba yaraduhaye agakiza gapfa akazuka akajya mu ijuru, tukaba dutegereje ko aza kudutwara. Ni ubuzima tugomba kuba muri ubu buzima, ariko hano mu isi kandi hariho ibyo tugomba gukora. Natekereje kuganira ijambo rimwe, tureke kujya mu bintu biremereye cyane. Tuganire, hari ikintu numvise mu mutwe neza no gisoma ahantu kivuga ngo bwije nk'uziki. Bwije nk'uziki. Bwije nk'uziki birasobanutse, ni ikinyarwanda cyiza, umurundi yabyumva, n'utabyumva arabyumva neza. Ndabisobanura bwije nk'uziki. Uwo muntu abitekereje bwari bwije. Bwari bwije. Aratekereza ngo se bwije nk'uziki. Ashobora kuba yaravuye gukora cyangwa se yari yiriwe aryamye. Gukora ndaza kubivugaho imbere, ariko dutekereza akantu kavuga ngo se bwije nk'uziki. Nabuze icyo nkora. Bwije nk'uziki ni ijambo ryumvikana. Bwije nk'uziki. Hari ukuba wirengagiza ibyo ugomba gukora, hari ukuba utekereza ko ntacyo ushoboye, hari ukuba no mu mutwe wawe nta kintu wapanze gukora. Ariko kuvuga ngo bwije nk'uziki, umunsi ntekereza kano kantu, ndibuka nari ndyamye. Noneho nagasomye ahantu, niba ari kuri statut y'umuntu, niba ari kuri Instagram nakabonye. Ndibaza ntese koko nyine bwije nk'uziki. Narabyutse, sinzi niba narateguye imyenda yo kwambara. Icyo gihe nari nasaga nkaho ntabwo nari ndi mu rugo. Ndabyuka, nditegura, ndagenda njya mu muhanda. Urambaza ngo se ngo nari ngiye. Nagiye mpunze ariko ntaho nari ngiye. Kuko kugenda nabwo udafite aho ugiye sibyo ushaka kwigisha. Tushaka gutekereza hamwe twese twungurana ibitekerezo. Ngo se birashoboka ko umuntu uyoryama mu gitondo akaryamana nijoro, yoryama ku manywa ku munsi akaryamana nijoro? Bishoboka ko hari ibyo utekereza gukora? Nta muntu ntekereza ko yaremwe adafite icyo aremewe. Reka mbabwire ikintu kimwe, Imana yaratubuze. Si uko yatubuze ngo hari aho twihishe, ngo yaratubuze. No muri Edeni yabajije Adamu na Eva ngo se muri hehe? Kuko aho yari isanzwe bashaka, yari yabonye ko hari ikindi bimitse muri bo. Nanjye ndavuga ngo nahawe ijambo rivuga ngo Imana yaratubuze. Itubura gute? Ijambo ry'Imana mu Baefeso ibice 5, umurongo wa 14, haravuga ngo nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Abone uko akumurikira. Ni ukuvuga ngo hariho kumurikirwa ari uko habaye gukora ikintu gikozwe nawe cyo kubanza ukava mu bitotsi ugakanguka, kugira ngo Kristo abone amurike. Kristo ashaka kumurika, ariko akondisiyo ke ugomba kubanza gukanguka. Amen. Gukanguka kwawe birabanziriza kumurikirwa na Kristo. Udakangutse Kristo ntamurika. Bisobanura ngo ntabwo ari ugupfa kuvuga ngo bwije nk'uziki, sohoka mu rugo ufite aho ugiye. Ntabwo bisobanura ngo kugira aho ugiye n'ukujya muri biro. Shobora kuvaho ngiye nkajya gutekereza ariko ntabiteguye. Shobora kwicara ku mazi nkagenda ngatekereza. Ariko mwabavandimwe, murabizi ko byari ngombwa ko umuntu ashobora gukora timetable, ukavuga ngo hari umuvandimwe wanjye ntavuze izina, yanyeretse ibintu yapanze mu bwo kwizera. Aravuga ngo ku myaka niba ari 5 ngira ngo afite ministry ivuga butumwa. Aravuga ngo nzakora iki n'iki n'iki. Ejo bundi yanyeretse ibintu agezeho ku byo yahize. Hari umu apotre witwa Sostene ndamuvuga,
yigeze atubwiriza aratubwira ngo niba utazi icyo Imana yavuze ku buzima bwawe, wowe ushobora guhanurira ubuzima bwawe ukavuga ngo ntabwo nzaba umurizo nzaba umutwe, ugatangira mu muhanda ukabyuka ugenda uhanurira ubuzima bwawe. Hari uwo kwita umusazi, ariko ejo bundi hari uguhamagara ati tubwire uko wabigenje kugira ngo dukunde. Intambwe izagufasha muri ibyo byose ni ukugira akajenda kawe, ukandika ngo uyu munsi ndakora iki. Uyu munsi nkoze kino kiganiro, umuntu twarimo tufata, umuntu ubimfasha inshuti yanjye muvandimwe, nari mubwiye nti kandi hari mu gitondo ndamubwira ngo dukore ikiganiro kuko ndi kubona umunsi wanjye warangiye. Ntabwo umunsi urangiye kubera ko amasaha haracyari mu gitondo, ariko ndareba ibyo napanze gukora uno munsi. Sinzi ko umwanya mfite nk'igishoro cy'uyu munsi biri buze gukunda, kandi sinkora sindi buryame nkore evaluation y'ibyo nakoze ngo mbishire ku munsi w'ejo, kandi ejo hari ibindi nabyo bihapangiwe. Sinzi ko turi kumvikana. Kubyuka ukagenda ngo urikanze ngo bwije nkuriki, ntabwo ari byo. Ufite imbaraga muri wowe gatoya watekereza ku bushobozi ufite. Imana yaduhaye imbaraga, yaduhaye ubwenge. Hari icyo wakora rero, hari icyo watekereza gukora. Hari ijambo riri mu Gutegeka kwa 2 ibice 2:7 ngo kuko Uwiteka Imana yawe iguhera umugisha imirimo yose iva mu maboko, ikita ku rugendo rwawe rwo muri ubu butayu bunini. Turi kuvuga ku baturage batuye hano mu isi. Ntabwo bisaba ngo tujye mu ijuru. Turi mu rugendo, icyo ntigikuzaho ntigisibyaho ko turi mu rugendo, tugomba kwezwa, tugomba gukiranuka, tugomba kugendera ku mahame y'ijambo ry'Imana. Ariko niba turi hano mu isi, ese kuki mwibaza ukuntu ushobora gusanga umuntu umupagani atunze bagakora bigakunda? Mu isi inzu ntabwo bajya bayisengera. Inzu ntibayisengera, imodoka ntibayisengera, nta cyumba gitanga imodoka, nta cyumba cy'amasengesho wagenda ngo batange imodoka, uwaguhanurira ngo ubonye imodoka wasanga atayifite. Imodoka barayikorera. Hari umugisha Imana iha amaboko yacu, kubera ko turashaka ibyo dukora, Imana yamara kubiha umugisha, inzu ikaboneka n'imodoka ikaboneka. Ariko Imana yaraje isanga nta kintu na kimwe ukora mu ntoke zawe. Irahera hehe iguha umugisha ko nta kintu uri gukora? Byuka utekereze ngo bwije nkoze iki. Wigaye, numara kwigaye ubyuke wandike utese nshoboye iki. Niba ndi muzima ntekereza nshoboye iki, icyo nshoboye ntangire nkore. Hari ijambo rimwe Imana yabwiye Mose, iramubwira ngo ese ufite iki mu ntoke zawe? Imana ifite imbaraga zo guhindura icyo waba ufite cyose uko kingana, ikagiha imbaraga z'umurengera. Inkoni yari afite yasatuye amazi. Inkoni yari afite yahindutse inzoka. Yayikubise hasi ihinduka inzoka. Farawo aramubwira ngo ibyo ukoze reka nkwereke ko nanjye abapfumu banjye bikoze. Imana yigaragaza kuri iyo nkoni. Inzoka ya Farawo, ya Mose, iryi ya Farawo. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro, ishirwa hejuru. Ibyo nshatse kuvuga ntinjiye muri ibyo byose. Agatoya kose ufite, ubuhamya bw'abacuruzi duturanye, ubuhamya bw'abakire duturanye, ajya kubwira ngo yahereye ku ikarito, arakubwira ngo yahereye kuri gato. Natwe mu miryango dufite abantu bakoze, natwe dufite ubuhamya bwinshi. Ko gatoya ufite ushobora gutangira ugakora uko ubyumva ku bwenge bwawe, ugenda widevelopa, ugenda ushaka inshuti zifite icyo zagezeho. Njya ntangazwa n'abantu. Ubundi buriya si byiza kubana n'inshuti zigusarura, zikuexploita. Ni byiza gufasha abantu kuzamuka, ariko uzashaka abantu mu gihe utaragira aho ujya. Uzashaka abantu bagira icyo bakurusha, bagifite icyo bagezeho, bafite ubuhamya bushobora kukuzamura. Bene data, twibaza aka kantu ngo ese bwije nkoze iki? Bwije nkoze iki? Abana bakeneye school fees, ndi mu isi, ngomba kurya nkambara nkabaho neza, ngomba kubaka inzu, ngomba kugura imodoka, ngomba gukora ingendo. Byose biri mu mutwe wawe. Imana yarabiguhaye, ariko urasinziriye. Yavuze ngo byuka usinziriye kugira ngo ubone kugirirwa neza. Niteguye ubuhamya bwinshi buzava kuri iri jambo. Niteguye ubuhamya bwinshi,
mu gihe uzatekereza ngo bwije nkoze iki, ubundi se bwije nkoze iki ko ndi burya, biravuga ngo udakora ntakarye. Tujye tureka ibintu byinshi by'amarangamutima, udakora ntakarye, ugiye kurya wakoze iki? Birashoboka ko wambwira ngo urarwaye ngo uraryamye, ariko uzakira. Bwije nkoze iki? Twibaza aka kantu ngo bwije nkoze iki, ni topic nini tuzakomeza kuganiraho, kandi we nazashaka n'abandi barimu n'abandi bayiduhuguraho, tugende tuganira akantu kavuga ngo se bwije nkoze iki. Twibaze ngo bwije nkoze iki. Ngiye mu muhanda, hari indirimbo nanditse ntago irajya hanze ivuga ngo hari ababyuka bagenda batazi iyo bagiye, ariko bagataha baronse. Icyambere ni ukuvuga ngo byuka utekereze, Uwiteka abona uko amurika, azamurikira imirimo y'intoke zawe. Niba udafite umurimo mu ntoke zawe, aramurikira iki? Dusesengura ijambo uko ryavuze. Yaravuze ngo byuka urabagirana, byuka wowe usinziriye, ndagira icyo murikira ari uko wabyutse. Nutabyuka mu yandi magambo yose ndi bumurike. Urasinziriye, uramurikirwa gute kandi usinziriye? Ntubishaka. Ukumurikira arabishaka, ariko ukoze ikintu cyo kubyuka. Ririya jambo rindi twasomye ryavuze ngo azagasanira imirimo y'intoke zawe. Mu ntoke zawe hari uwuhe murimo? Nzagasanira imirimo y'intoke zawe. Hari igihe abantu usanga dutimfane ku bantu, ntibaduha, ntibagira gute, ariko nyamara ashobora kuba yari inyuma yawe, ariko yaritekerejeho, aravuga ngo se bwije nkoze iki? Atangira kugira ubuzima bufite intego. Ubundi se akandi kantu umutima wanganije, kubera gutekereza kenshi umuntu agenda ahishurira ikintu kivuga ngo muri ubu buzima ni ibintu bitatu. Muri uru rugendo dufite hari ibihe bitatu ntekereza. Hari aho wavuye, naho ugeze, naho ugana. Umutima warambwiye ngo aho tuvuye ntacyo hadufashije cyane, naho tugana si ngombwa kuhatinza amaso, kubera ko kenshi ushobora kureba iyo ujya swati imbere yawe hari umwobo. Umutima warambwiye ngo tujye tureba cyane aho tugeze. Kubera iki? Ibyo nabisobanura ndabyumva cyane, narabitekerejeho cyane kandi narabihawe. Muri ubu buzima iyo ureba iyo ugana birakugora, kubera ko ni kure y'ugana, ariko imbaraga zizakugezayo uzifite uwo munsi. Rero bari uwo munsi wiriweho. Niba niriweho ndi muzima, ibyo nakoze uno munsi ni igishoro kizangeza iyo ngana. Akenshi rero iyo ujyanye mu gitabo cy'umugenzi, hari aho nyamugijya nino yagiye agenda agaruka kubera ko atari afite intego. Yareba ahagana akabona ni heza, ariko ntarebe kuva ahari kugera ahagana. Aho tuvuye ni heza, tuhafite ibyo twahasize n'ibyo twahakubitiwe n'ubuzima bubi twahuye nabwo, ariko aho tugeze none nituhashobora none n'ejo tuzashobora. Rero tugire intumbero y'ubuzima, twitekerezeho, dushakishe ubuzima bwo kubaho muri iyi si. Mbabwiye ko inzu barayikorera, ntago bayisengera. Nta cyumba gishobora visa ntishobora kugusanga mu cyumba cy'amasengesho. Applyinga nurangiza wiyiriza usenge, Imana yo mu ijuru ibiha umugisha. Yavuze ngo se hari ikintu ufite mu ntoki ngo igihe umugisha, ihereho igihe umugisha. Umugisha w'Imana ntugurane, ntabwo Imana ntiduha kubera ko ari cyo twakoze. No, nakubwiye ngo mu buzima bwo gushakisha kubaho mu mibereho ya hano mu isi, dukeneye kubaho, dukeneye kutaba igitutsi mu by'ukuri. Impamvu Bibiliya yavuze ko izagasanira imirimo y'intoke zacu, nuko hari icyo tuzaba twakoze. Watore n'ikari tugacuruza, wahera kuri mituyu, wahera kuki, ukareba ukuntu uzamuka kubera ko ari umugisha wawe. Rero reka turebe icyo Imana yavuze kugira ngo umugisha ube wacu. Imana mu ijuru iba nk'umugisha. Ifashe aya magambo tuyakure mu nyuguti, tuyashire mu ngiro, tutangire dukora iby'ijambo ryatubwiye, kuko riravuga ngo hahirwa bakora ibyaryo. Rero bene data, ntabwo mbakanguriye mbabwiye ijambo nk'abazatura hano mu isi. Tujye twibuka ko kandi hari iherezo, twitwararike, tugende tugerayo amahoro. Umugani wa polisi y'igihugu cyacu, tugerayo amahoro kandi tuzagera no mu ijuru amahoro. Turinde cyane umutima wacu kugira ngo twezwe n'ijambo, tugendera ku mahame yayo. Imana ibahe umugisha, ndabakunda, murakoze. Bwije nkoze iki? Naho mbasize.